basenga ntibahinduke dukize ubuzima buraryoshye jeje. Yes, mani yanjye we, mwana mbega udukufi twiza. Yes we, ngiye kujya ntwika ku wa mbere, ntwike ku wa kabiri, ntwike ku wa gatatu, ubuzima bugiye kuryoha. Agakobwa keza nako bitazambera. Ahubwo si we, ntabwo. Okay, kanze njye kureba Karine, ndamuzi ko acangamutse nawe ari hejuru cyane, wenda afashe kutwambara. Naje matwike hashya niga. Naje ndabazi. Akanzu kanjye se ko nakarebye. Ese akanzu keza n'akangaka kari kwitaye kagufi. Naje nsaza Afrika koko. basenga ntibahinduke dukize ubundi si mbere nasengeye nabonye iki hinga numve natangiye gusenga mu 1988 ubu ufite imyaka hagati ya 29 na 30. Ubu se mu myaka maze senga ko nzi ko ibyifuzo nahaye Imana biruta umusatsi wanjye wo ku mutwe. Narasenze natanze ibyifuzo, nasengeye ibyifuzo biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye. Amasengesho se nasenze nihe wayashyiraho ubwo akaboneka hakwirwa. Igihugu cyuzuye, iki gihugu tucyujujemo amasengesho nasenze ntago yakwiramo. Twakitabaza na Kongo naho yahuzura, twakitabaza na Tanzania naho yahuzuye. Tereza ninde wasenze ibihuru byose biranzi, ninde wagiye Tereza amashyamba yose Tereza yewe nta nubwo nzongera gusenga. N'abantu birirwa bambwira ngo mbasenge ntabwo nzabyongera. Rosi garukira aho ugeze, kuko iyo nzira urimo ari inzira ijya mu mwijima. Rosi ndagusabye garukira aho ngaho. Ikintera kuguhagarika, inzira ujyamo harimo Sekibi. Ese mbaye umusazi ku buryo ndota ku manywa, singiye kwa Karine ndi mu nzozi cyangwa ndi kurota. Oyasha mana yanjye, mbaye umusazi ngo ngizirange ngibiki. Nizere ko ndi kurota. Rosi, ibyo wumva ni ukuri, niko kuri. Nturi kurota ahubwo ni impamo. Ikoze mu gashakoshi kanjye se harimo flash iri kugenda yirikodinga. Nta kintu kimwe hapuro na tapingo. Swe mwana ibintu ndi kumva we umutwaro ugiye gusanga. Rosi, ukuri n'ikinyoma ni inzira ebyiri zibangikanye. Ukuri kugura umuntu, ikinyoma kikagura ikiguzi kirenze. Abanyantege nke bose bamaranira kugura ikinyoma. Ukeneye kugura ukuri wese arizera. Mbese wifuza kwizera kugira ngo uhabwe uko kuri? Oya wigende. Ntabwo mwina nzera harimo amashitani.
nshaka iki wa mugabo we Imana. n'ahantu niviriye. humura wahisemo neza wahisemo neza uri umunyamahirwe kuko wumviye umugambi w'Imana. isi yo Mana uri kuvuga wowe nahuriye he nayo? Ibintu uri kuvuga ntabyo ndigendeye rwose. Garura ukwizera kwawe Ndagarura ibintu nigeze ushikamishe ngira. ku Uwiteka Imana. Ibyo bintu uri kumbwira ntabwo bivuga. humura Rusi tuzi umutima Imana irakuzi. Wowe iki umusubiramo? tuzi umutima Rusi wamenye ute ko nitwa Rusi? mbese wigeze wumva ijwi mu nzira? Ese ibyo wabimenye ute kandi wa mugabo? Wasanga nawe uvuye mu Rusi garukira kubona Uwiteka Imana bwira vuba akugenderera. kandi njye mu rugo bwira vuba. uyu munsi agakiza karatambuka. wari uri ugana mu nzira mbi irimo umwanzi Satani cyangwa se uwo bita Beliyali. harimo ibihanda ndetse n'ibito. umwanzi Satani yaragiye kukwica ubugingo ndetse n'umubiri, ariko Uwiteka Imana yaritamuruye aguciriye inzira. wakira Bibiliya nayifashishaga, ariko bibaye ngombwa yuko iki gitabo niwakitwaraho neza kirimo ubwiru. iki mwene data humura izere, numvishije ijwi ni naryo ryatumye nk'inzira nari ndimo nza hano. inzira wari urimo yakuganishaga mu irimbukiro, ndetse wari ugiye kujya ahantu hari Gehinomu, hari Beliyali, hari ingabo mbi z'umwijima zari zigiye kuba zaguconshomera zikangiriza ubugingo bwawe ndetse n'umubiri, ariko Uwiteka Imana atumye kuri uyu munsi wa none duhura. Rose humura akira iri jambo. iki gitabo kizagufasha byinshi. iki gitabo nk'uko ukibona harimo isoko, harimo umugezi, harimo isoko. Uwiteka Imana azadudubiza ubugingo bwawe. wenda nkurikije ibyo numvishe n'ibyo umbwiye, nubwo njye ntajya nsenga rwose n'ibyo by'Imana ntabyizera ntabyemera. Kangende Imana izabimfashemo. tugende ubwo rero tujye mu rugo njye kubibwira na Uwiteka mama. Imana twahuye kubw'umugambi w'Imana. tugende njye kubibwira na mama. Oh, haleluya. reka nguherekeze tugende ngusengere. ndetse mama wasanzwe akijijwe? Sugabo niba ndeba ko mama ni ya mihirimbiri y'abarokore ibije kunywa ibyayi. Mwinjire. Akaze. Bani karibu. Pasitari. Muraho neza mama? Yego. Mare yo muzaniye umushyitsi. Umeze utasemeye wanjye. Biro neza. Mbere rero muzaniye umushyitsi kandi ndabizi yuko uri bumukunde. Yitwa Pacifique. Pacifique n'uyu nguyu rero ni mama wanjye. Nishimiye guhura nawe. Ni iby'umugisha kuba naje muri uru rugo ndetse no kuwutegura w'Imana. Okay, ma rero nahuye n'uyu mugabo ariko ibintu byabaye uyu munsi ni igitangaza ntari nabona kuva ngeze zino myaka. Mane ngiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye, hari ibintu twari tugiye gukora. Urumva me noneho ngeze mu nzira ndi kugenda nkajya numva ijwi rirambwira ngo garuka aho ngaho Rusi, ngo garukira aho wigira ahantu ujya. Me wumva ariko ngo wigira ahantu ujya, ngiyo nzira ugiyemo niyo mwijima, ngo n'ibintu bibi byinshi. Ndayije ngira ubwoba bwanyishe. N'ubu sinzi n'ibyo nari mfite sinzi ahantu nabitaye. Urumva atari igikorwa cyiza.
hanyuma se nyine ngo bimeze bite iryo jwi se ngo ryakubwiye ngo iki Iri kumbwira ngo ndeke kujya gukora ibyo naringiye kujya gukora. ese ibyo wari ugiyemo ni ibiki Naringiye kureba umukobwa w'inshuti yanjye witwa Karine. Ubwo ibyo twari tugiye gukora. Urumva ariko ubu nabiretse nabivuyemo. ibyo mwe mugiye gukora ni ibiki kutambwira Nusema ntabwo ubona ko mfite ikanzu singiyi. Singaka gakanzu rero ukuntu ari kagufi. N'udushanete nari mfite. Kuko numvaga ngiye kujya nambara udushanete ku matwi ahantu hose nasiga inzara. Nkajya nambara utuntu tugeza ahangaha. hanyuma none ngo byagenze gute Nyine uwo muntu yambujije. hanyuma uwakijijwe Ndumva byatangiye. yewe icyo ukora iyi nibyo nukomereza aho twari tugereje ngeweho narasenze ndasenga na nyagusenga araza amavi yanjye arakobokamira nk'ay'ihene amasengesho yanjye Imana iragenda irayarunda ubanza yaranayafatanye Imana ikabura ayo isubiza n'ayirorera nimukomeze aho ngaho kuri uyu munsi twagira umugisha n'Uwiteka Imana kuba uyu munsi uyu mwana mutoya w'umukobwa yagendewe n'Uwiteka Imana kuko yatoranyijwe mu ntore z'Imana cyangwa se mu bagenzi mu bakozi b'Imana muri iyi minsi agiye kujya akora ibitangaza by'Uwiteka Imana bigiye kujya byerekanirwa muri we ndetse n'undi mugisha twagiriye cyangwa se twagiriwe muri rusange ni uko umugenzi mushya twungutse ari uwo mu rugo cyangwa se ari uwo mu nzu y'abakozi b'Imana uri kumva tugiye kuba twakifatanya kuba twagendera mu rugendo ni umugisha Uwiteka yaduhaye udasanzwe kuri uyu munsi wa none. ese ubundi nkubaze ubundi wowe uri igiki uri pasiteri uri umuhanuzi uri umuririmbyi uri igiki wamuherekeje uri igiki ndi umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana cyangwa se ni umugaragu w'Uwiteka Imana yantumye kuba nakora bimwe by'ubwitange mu murimo w'Imana muri rusange rero umukobwa twahuye Uwiteka Imana mu ntumaho ukumva ni icy'igiciro kinini kandi ni mu buryo budasanzwe naringize ngo dusenge ndetse mbasengera muri rusange mpita nsengera n'uyu mwizera mushya dutangiranye urugendo muri aka kanya Uwiteka Imana afite umugambi ariko koko Tereza naragowe niko nasengewe n'abagabo sengerwa n'abantu basobanutse ubu koko ngeza aho nsengerwa n'umuhirimbiri nkawe ubusa nawe uri umukozi w'Imana eguka nkubwire urumva uzabanze usenge ubone na kamambiri umwuka w'Imana sohoka Mama wacu umukozi w'Imana Yesu sohoka Mako kandi nawe uri sohoka genda maze noneho kagende kambaye urukweto rumwe urundi rusigara ahangaha umva nkubwire nawe ntukanzanire ingegera mu rugo ntuzongere kunzanira ziriya ngegera ahangaha asema ko nasize ukijijwe mu gitondo ngarutse saa sita wabaye umupagani ukizwa mu gitondo saa sita ukizwa nako mu gitondo saa sita ukabivamo wowe se ko wagiye uri umupagani ukagaruka wakijijwe umva nkubwire rero ubu bwa mbere n'ubwa nyuma unzanira zirangegeze zawe ngo nendokore ibintu byose uzajya ugenda uraruza ubu bwa mbere n'ubwa nyuma disi nanjye uko niko nari imeze kera uriya kuko ndi umutangizi nanjye Imana imfashe pe nanjye nkomereza amaboko nzakomeze mbigumemo sinzigere mbivamo cyangwa ngo ntane n'umunsi warimo mbega ijambo ryiza we cyo burya Imana iradukunda utumye mfashwa nanjye niko sema kabiri kangahe usoma bibiri niko se mukoreka mbanze nkwibariza iyo ubona umfata ukambeshya ngo uje kundeba ukanyicaza mu rugo nkamara umunsi wose n'amasaha wabonaga ndi igipupe wicaje hariya mu rugo ntabwo ariko nawe nakubeshye muri iriya korodori z'iwanyu
nkajya numva ijwi ry'umuntu ampamagara ngo Rusi, nkasubira inyuma nkamubura. Njye nari nzi ko nasize cyangwa ndi mu nzozi, nkikubita iki Rusi garuka. Umva inzira inzana iwanyu nahise nyibagirwa, nkata ngaruka mu rugo nza niruka mvuza induru, bamureyo n'umuntu arandondora mbwira ibintu byose. icyo Ntabwo mukundira nakubeshya, jya wumva ahubwo reka nkubwire, so n'ibintu nsigaye nambara do na Bibiliya. Dirana nari ndi gusoma ijambo ryandondoye ya mico yose twagiraga yose byose birimo hano. Ahubwo nawe nushake uzunjoyininge dutangire dusenge, naho ubundi nsigaye mporana ibyishimo, nsigaye mporana amahoro, nsigaye mpora nseka. Nawe waje kuko tukajya twisengera. ariko watewe biriya si ibyo ngibyo ni nk'ibiki uba uri kumbwira. Ubwo si ibyo biruta urayifira aha hanze. Ubu si imikufi wambwiraga ngo uje kunyereka kundatira, warayizanye cyangwa uba wikina kugira ngo bakunde bakwemere? Imikufi narayijugunye, nabi byose narabitaye. Gusa ahubwo do hano uzi ijambo ryiza nari ndimo ndasoma, yewe Yesu, hano muri nuze muri Mataya. Ijambo riri hano, ngarebera ijambo. Reba warebye. Ibise mbere ngo bimarire iki? Ako igihe wahereye n'amasu twese n'undi munsi n'ikindi utazongera no kumbenyera. Nese nuko nguko ugiye kandi. Koma abakobwa baragwira rwose. Ubu wa mbere sagiye, wa kabiri araje agende n'uwa gatatu n'uwa kane. Yego man, ibintu byo gusenga nabyo burya si byoroshye no kwiharahaza. Mama, urakangutse? Warahise? Nabyutse mu masaka ubona ko ngiye gusoza. Narabizi ko mbere nabaga aya masaha ni nkiryamye. Karabaye umukobwa mwiza ntazinze. Akoma, kambwire. Rero hari ijambo ryancanze, ijambo ejo nasomye ryancanze. Urumva wasomye ijambo ariko numvamo ngo abanga ngo ntimukimenyereze ngo inshuti zanyu ngo nyine kwa kundi uba inshuti n'umuntu ntimugakururane cyane, ubwo bigoye kuko ufite umurambi mu gakiza, ngo ni gute umuntu yabaho nta nshuti afite cyangwa atavugana n'inshuti. Noneho urashaka ko ngusobanurira? Ariko uzabanza ungurira akantu nawe urabyungurira gake. Akantu nyine kahise. Amazi. Amazi. Ushaka fanta? Fanta. Fanta. Wadapfana na fanta zawe. Fanta. Fanta. Wavuye ku mazi unywa fanta, none ubu ngubu ugeze ubwo ni iki? Ushaka primus? Urumva se ntari kuzamo. Piriki? Ni primus. Nese mani icyo. Ubwo se urumva ntari kuzamuka mu ntera nyine. Nawe urakumva nyine ka John. Kuri indi mu. Kaki ka John. Akugende. Anga kukangurira nawe rero uzajya uhora urinjije. Ngomba kungurira akantu ubone. Narinje kuba nabasura ndebe ko mwene data ameze ndetse namwe muri rusange, ko nari ndi mu rugo numva umwuka w'Imana akomeje kuba yamata cyane ngo mbese mbe nabagira. Ariko ubundi ushakira iki mu rugo agahungu? Ushaka iki ahangaha?
ushaka iki hano? buretse gato ndetse gato iwanjye ni gute umukristo ushobora kuba wavuga reka afite rero mubwire umva ndagusaba uzabanze ubwira Imana iguhindurire kamambiri nibura iguhera umwe rusa n'urundi uzabone kugaruka hano. buriya ukuri n'ikinyoma. Oya sigara ubwira ni gute ufata ukuri ukakwambika umwambaro w'ikinyoma Uwiteka kugendereza. Angane mama wanjye aba yarakaye rero mureke rwose kandi nawe uje mu gitondo dore ndi gukora amasuku wagiye nawe umenya gahunda ko kuzira. Hari ikintu utari wamenya muri urugendo ni kimwe n'uruganda ukwiye kugerageza. Ntuzagire na rimwe n'umunsi n'umwe ugerageza kuba waburana imashini zikugerageza. Ibyo ntibishoboka yuko umubumbyi ashobora kuba yabumba ibumba ngo ryabumba risigare rimuburanye tuwambumbye sibyo. Ahangaha ni wantu turiho na n'ubu ntabwo uragenda umva singushaka hano uri kunyuma umva rero nawe nkubwire